gihe hari ibintu bibiri utazigera utwara mu muntu umwe ngo bikunde: gukunda imibonano mpuzabitsina no kugera ku ntego zawe. Kimwe kiba kigomba gusigara. Nitwa Mugisha Samuel, mureke uyu munsi tuganire nk'uko tubimenyereye, dutangirane n'amagambo meza tuzagenderaho mu cyumweru, kuko turi kuwa mbere tariki 21 umwaka 2025, ukwezi ni ukwa kane. Aya ni amasomo y'ubuzima, banza ukore subscribe. Ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akaze. Iyo ucunze nabi ntumenye uwatakariye. Umva amasomo y'ingenzi rero twungukira mu kiganiro Agatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Iyi ni Telemontagne Rwanda. Ngo burya ngo kuri iyi si uko ubona tugenda mu gitondo cyangwa se nimugoroba cyangwa se nijoro, tuba dutandukanye. Abagabo bamwe barangajwe imbere n'intego zabo gutera imbere, abandi barakora cyane ngo bazigereho, mu gihe abandi bo basenya byose bagezeho, ndetse yewe bagitangira kubigeraho cyangwa se aribwo bagitangira. Abo nibo nshaka uyu munsi rero. Mu byago byinshi bigwira abagabo bakikubita hasi ubutubura umutwe ku mwanya wa mbere, yewe icyishe cyiza cya mbere muri abo bagabo ni igitsina cyangwa se guhuza ibitsina. Ese mwabonye iki muri icyo kintu mutabona ahandi? Nta na rimwe umugabo uzashyira imbere ishimisha mubiri rye, akarishyira imbere y'intego ze ngo azatera imbere, azasigara inyuma buri gihe. Ntabwo ari ibintu ugiye kuburanaho nawe. Gusa umugabo wese uzabasha kugenzura irari agira cyangwa se agirira abandi, cyangwa se agirira ubuhuza ibitsina, azahora imbere y'abandi. Kugera ku ntego zawe ubyumve, bigomba kuzagusaba kugira discipline cyangwa se kwigenzura muri ubu buzima. Uraza gusobanukirwa wowe hamwe. Gukunda ibitsina buri gihe bisenya kwigenzura. Nta na rimwe umugabo utabasha cyangwa se utabasha kugenzura irari rye, nta na rimwe bene uwo mugabo azabasha kugenzura ahazaza he. Dore aya ni amagambo utazigera ubwirwa na so wakubyaye yerekeranye ibitsina no kurongora. 1. Abagabo b'abanyembaraga nibo bonyine babasha kwifata igihe bageze imbere y'igitsina. Abanyantege nkeya bo bazaba nk'ihene iciye ikiziriko. Buri mugabo wese wigeze kubaho udasanzwe mu mateka y'isi, hari ikintu uzasanga ahuriyeho n'abandi. Bose bari bazi kwihagararaho. Alexandre Graham yabayeho cyangwa se yabaye igitangaza ku isi ku myaka y'30. Nta mwanya n'umwe yatakazaga yiruka ku bagore. Andika iryo jambo hafi. Elon Musk, uyu ni umukire wa mbere ku isi, nyiri X cyangwa se urubuga rwa Twitter. Akora amasaha 100 mu cyumweru, ntabwo ajya atakaza n'iri segonda yandikira inkumi cyangwa se abagore. Nusoma zimwe mu nkuru z'umugabo Muhammad Ali, uzasangamo ukuntu yangaga kuryamana n'umugore mbere y'urugamba. Uyu mugabo yari azi neza uko kwihagararaho, discipline arizo mbaraga z'umugabo. Ngo ariko nureba abagabo b'uyu munsi, abagabo dufite uyu munsi, abagabo bamara umwanya munini wabo mu busambanyi, mu ntekerezo zabo amashusho y'urukozasoni ibyo byuzuyemo. Abagabo bikinisha kubi, babandi barya amafaranga yabo no ku mwuka wa nyuma ngo bakunde bemeza abagore cyangwa se abakobwa. Abo ni abasore. Tekereza nawe kwiruka inyuma y'umugore cyangwa se inyuma y'umukobwa, umuririra cyangwa se urira cyane aho kubaka ejo hazaza hawe. Nta mugabo n'umwe mu mateka wabaye ikimenya bose kubwo kuba igitangaza kwe uzigera usanga yari yarabaswe n'irari rye cyangwa se irari ry'umubiri. 2. Guhuza ibitsina burya ngo bikunyunyuzamo imbaraga, bigatuma uta intumbero zawe n'intego. Buri gihe ngo uko usohoye cyangwa se usohora, uba uri gutakaza byinshi cyane kuruta ibyo winjiza nk'ibyishimo by'iminota mikeya uba ubona icyo gihe. Uba uri guhomba rwose bikomeye. Niko inyandiko nsoma hano ivuga. Uko ibyo biba gusohora nyine ku bagabo, ngo niko testosterone nk'umusemburo karemano ukora nk'imbaraga ku bagabo cyangwa se ku zindi nyamaswa z'ingabo, ku ngingo yo gutera imbere cyangwa se n'imbaraga uba ugabanya cyangwa se ubutakaza. Motivation cyangwa se inzara ugirira gutera imbere mu buzima. Ubwonko bwawe buba bwandura uko ubyirukankamo kenshi ni uguhoza ibitsina, niko uzatakaza ububasha bwo guhanga amaso intego zawe cyangwa se ibindi bintu by'ingirakamaro muri ubu buzima. Byashoboka kuba ari nayo mpamvu abagabo nyuma y'igikorwa nk'icyo bumva bacitse intege cyangwa se bahise bacika intege, bagwa agacuho bakumva bakiryamira.
nyuma yo guhuza ibitsina. Tekereza nawe gukora ibintu nk'ibyo buri munsi rero, gutakaza amasaha utabara wandikira, winginga, wiruka ku bakobwa n'abagore, gutakaza amafaranga yawe juste ku minota mike cyane y'ibyishimo ishimisha mubiri. Numvisha hari n'abajya bagura abagore bicuruza indaya mu yandi magambo. Niyo mpamvu abagabo b'abakene birukanka ku bagore bashaka kurongora, mu gihe abagabo nyabo, abazaba abagabo cyangwa se abazaba abagabo, baba bahiga amafaranga baniteza imbere. Wowe uri muri uruhu rwego, ibuka ukore subscribe. Gatatu, ngo burya buri munota utakaza cyangwa se utakaje wiruka ku mugore ni umunota uba utakaje wakabaye wubakamo hazaza hawe cyangwa se ubuzima bwawe. Itegereza nawe uko ubayeho cyangwa se imico yawe ya buri munsi. Ni amasaha angahe umara kuri internet ureba amafoto y'abagore n'abakobwa beza? Amasaha angahe mu munsi wawe utakaza uri gushimagiza abagore muri message arimo wagotewe gusa nta kindi uri gukora? Amasaha angahe atakara uri kureba amashusho y'urukozasoni akunyunyuzamo imbaraga zawe, ari nako uta igihe cyawe kuri ibyo bintu nk'ibyo? Ibyo wenda reka tubireke, dutekereze iyo aba wakoreshaga icyo gihe cyose wiyungura ubumenyi ku isomo runaka ryatuma winjiza amafaranga, wita ku kazi kawe cyangwa se business, ujya muri siporo, wita ku mubiri wawe. Mu by'ukuri uko uri kubitekereza niko byagenda iyo aba wahangaga amaso yawe kwiyubaka cyangwa se kukwiyubaka, nta mwanya wabonera cyangwa se ubonera kwirukanka ku bagore, bo ahubwo bazakwirukaho. Kane, amateka yerekana ko abagabo b'ibitangaza bagiye basenywa cyane cyangwa se bakwiswe hasi yo kutifata imbere y'igitsina cyangwa se bageze imbere y'igitsina. Ibaze nayo bariya abagabo b'ibihangange isi yagize bagiye basenyuka kubera iki? Samson urugero rwiza. Nubikoraho ubushakashatsi uzasanga atari intambara cyangwa se ubukene cyangwa se umwanzi wagiye usenya abagabo nk'aba, ahubwo imbaraga nkeya cyangwa se kutifata imbere y'igitsina. Delila vs Samson. Umwami Salomo, umwe mu banyabwenge isi yagize, neza neza umugore yaramurangije agwa hasi ubudahaguruka. Abagabo nka Tiger Woods bagiye batakaza akayabo ka za miliyoni z'amadolari kubera ibibazo by'ibitsina n'abagore. Bill Clinton, akazi ke habuze gato ngo kazemo icishi kubera umugore. Umugabo rwose utabasha kwihagararaho ni nk'umugabo uri aho gusa uba utegereje gusa ikizamurangiza. Gatanu, nta mugore n'umwe wubaha umugabo utabasha kwigenzura no kwihagararaho. Uratekereza ugasanga abagore bakunda bakanubaha wa mugabo ubirukaho umunsi wose cyangwa se buri munsi ubabuza amahwemo. Uratekereza se ahubwo ugasanga bahereza agaciro wa mugabo uhora wasaze cyangwa se yasaze ari kwinginga? Reka da, abagore bubaha umugabo ufite intego, wigenzura kandi ufite intumbero y'ubuzima yagutse nini. Niyo mpamvu buri uko uzihangira amaso yawe ku ntego zawe, abagore rwose bazakwirukaho, ni ibintu bizikora. Gatandatu, amashusho y'urukozasoni, kwikinisha, gusambana buri gihe nicyo kintu kiri gutuma abagabo benshi baba abanyantege nkeya. Abagabo dufite uyu munsi uzasanga nta ntege, ni abanebwe, barakenye kubera ko barabaswe kandi babatwa n'utuntu duciriritse twa feke. Amashusho y'urukozasoni yangiza ubwonko, kwikinisha byangiza imbaraga zabo, gusambana bihoraho bituma batakaza focus cyangwa se impumbero, ndetse bigatuma batigenzura. Ngiyi impamvu abagabo bacitse intege barwana no kubaho uyu munsi nta mafaranga, agahinda karabishe, nta cyerekezo. Niba ushaka kuba ubudasanzwe, vanaho icyitwa ibitsina byose bikurangaza. Karindwi, umugabo utabasha kugenzura irari rye ntiyagenzura icyerekezo cye. Wibwira ko ushaka kuba umukire, umunyembaraga ndetse no kugera ku ntego zawe, gusa ntiwabaho n'icyumweru kimwe nta busambanyi cyangwa se utarebye amashusho y'urukozasoni. Ntiwamara n'icyumweru kimwe uhanze amaso umurimo udateshejwe umurongo n'abagore. Rekeraho kwirirwa wandika ubusa wiruka kuri buri mukobwa wese ubonye ku nzira. Niba utabasha kugenzura umubiri wawe, mbese uzayobora isi gute ngo twese dukurikire? 8, abagabo bageze ku ntego zabo ngo barangwa no kugenzura cyangwa se kugenzura uko bahuza ibitsina kwabo cyangwa se uguhuza ibitsina kwabo, mu gihe abakishakisha, abakene barangwa no kugenzurwa n'igitsina. Imibiri yabo irabagenzura. Igitsina ni igikoresho. Abanyantege nke bagikoresha kubwo kwishimisha, mu gihe abanyembaraga bagikoresha kubwo kubona imbaraga cyangwa se kongera imbaraga. Abagabo barenze bagafashe
bagenzura n'iryari ni gute bagomba kujya mu mibonano ihuza ibitsina. Nibyo bibaranga. Umunyantege nke wenyine niwe wemera ko umubiri we umugenzura igitsina cye cyangwa se icy'abandi. Niyo mpamvu iyi si uzasanga iyobowe n'abagabo bihagararaho, apana bamwe birukanka ku byishimo gishimisha mubiri. 9. Abagore baraza bakagenda, gusa intsinzi mu buzima izahorana nawe. Umugabo ashobora kuba afite abagore 100 bose ejo bugacya bamutaye, gusa umugabo ufite amafaranga, imbaraga, uko abayeho, ahubwo umubare wabo uziyongera ni abagore. Ese wowe ntujya wibaza impamvu abagabo b'abakire batajya babura abagore babisirisimbye imbere babisetsaho? Ariko niyo mpamvu abagabo b'abakene babuze abagore. Abo bagore birukankaho wowe barahuze nabo bari kwiruka ku bagabo bafite amafaranga n'intego. 10. Discipline izaze mbere mu bikuranga, ishimisha mubiri, hirya iyo ngiyo jugunya kure. Ntabwo mbabuza kurongora no kuryamana n'abagore, gusa ntuzashyire na rimwe ishimisha mubiri imbere hejuru y'intego zawe. Nukora ibitandukanye y'ibyo tuzakwita amagorwa muri ubu buzima. Ubuzima buzakugora. Buri gihe nubasha kugenzura no kugenzura wowe ubwawe cyangwa se kwigenzura, uzahora imbere y'abandi. Amahitamo buri gihe ni ayawe. Niba ushaka kuba umugabo udasanzwe, umukire, umunyembaraga, iga kuba wagenzura cyangwa se uko bagenzura ubundi irari ry'umubiri. Abagabo babibasha nibo babasha kugenzura hazaza habo. Ibyo ngibyo uko uzagerageza kwiruka inyuma y'ishimisha mubiri, niko uzatakaza byose, cyangwa se uzaba uri mu nzira yo gutakaza byose. Mbega ikiganiro cyari kirekire pe. Sizi ngo unkurikiye uherereye hehe, gusa iyi nkuru igukoze ku mutima, hereza ikiganiro like, ujye munsi y'iyi video wandike ijambo rigira riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ubundi turusheho kubona amasomo y'ubuzima muri ubu buzima. Reka tuzasubire ubutaha naho ubutaha.